tukurate nshongore, tukuvuga imyato nyamamare rwema, imihigo wuje yaminutse imyaka, umuryango niwo mizero. Umuryango niwo mizero, niwo soko ndemyabuzima, faresi ikaba ishingiro n'ipfundo ndemyamiryango. Shalom. Urugo rwiza ni ijuru rito. Mu rugo rwiza abashakanye birinda gukomeretsanya. Ijambo ribi rishobora gutuma uwo mwashakanye abihirwa ubuzima bwe bwose. Hari abashakanye bakomeretsanya, ukumva umwe abwiye undi ngo sinkigushaka, sinkigukunda, ntacyo umaze, guceceka aho ngaho, umva nawe ngo uravuze, n'andi magambo menshi apfobya mugenzi wawe. Gukomeretsa undi ni ukumubuza ubwisanzure. Menya ko uko ukeneye kwisanzura ariko na mugenzi wawe abikeneye. Ikindi kandi menya ko uwo mwashakanye ntabwo ari umwana urera, ntabwo ari imfubyi urera, ni umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe. Menya kumwubaha kandi umenye ko bitegetswe. Igihe cyose umupfobya, igihe cyose umukomeretsa, ujye umenya kurengereye. Ngaho rero kura mu rugo rwawe imvugo iyo ari yo yose ikomeretsa umubiri cyangwa umutima, ikomeretsa, ipfobya uwo mwashakanye, maze wumve ko mwashakanye mureshya. Nyagasani abigufashemo kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.